Bibiliya atari nk'igitabo gusa, ahubwo ukaba inkingi n'umusingi ukomeye ku myemerere ya Gikristo, kuva ku gitabo cy'Itangiriro aho kivuga iremwa ry'isi n'ibiyirimo byose ndetse n'ijuru, kugeza ku gitabo cy'Ibyahishuwe gihishura ibyo mu minsi ya nyuma, iby'imperuka, irangira ry'isi n'iry'ikiremwa muntu, n'igihano gikomeye ku banze kumva bakagomera amategeko y'Imana nk'uko yanditse muri iki gitabo, ndetse no kugororerwa kubumviye amategeko y'Imana nk'uko yanditse muri iki gitabo, ubuzima bw'iteka mu gihugu cyo mu ijuru. Bahaye ikaze kuri bicyo wamenya kuri Bibiliya, kuko kugira byinshi usoma ndetse ukanasobanukirwa muri Bibiliya byadusaba umwanya urenze uwo dufite, ndetse n'inema ikomeye yo gusobanukirwa bimwe mu byanditswe n'amategeko y'Imana bisa nk'ibivuguruzanya nako byuzuzanya. Tutirengagije ko hari Bibiliya y'Abakatolike, Bibiliya y'Abayahudi na Bibiliya y'Aba-Orthodox, reka tuvuge kuri Bibiliya ya Protestant cyangwa se icyitwe Holy Bible cyangwa Bibiliya yera. Mu gihe kirenga imyaka 1500, ibitabo birenga 66 nibwo byabumbiye hamwe, byandikwa n'abanditsi batandukanye barenga 40, harimo abahanuzi, abami, abarozi, abarobyi, abanyabwenge, ariko bose bahurira ku nkuru imwe y'urukundo rw'Imana no ku bantu, ndetse no gucungurwa, iremwa ry'isi ndetse n'iza ry'icyaha mu isi. Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro Imana yaremye ijuru n'isi, ibinyabuzima byose, ndetse irema umuntu ari we Adamu na Eva, ibatuza mu ngobyi ya Edeni y'ubwiza buhambaye, ariko baza kuyicumuraho, bayinyuraho, bajya ku giti Imana yari yarababujije. Icyaha cyakiza mu isuko iti bakora mu ngobyi ya Edeni, birukana ku isi. Urugendo rushya rwo gucungurwa ruba rutangiye uko. Nubwo byose bitavugwa muri Bibiliya mu gahe dufite, gusa Imana yahamagaye Aburahamu, imusezeranya ko azaba umuryango munini uzahinduka ishyanga rikomeye. Abamukomotseho b'Abayisiraheli baza kwinjizwa mu bubata mu gihugu cya Misiri, ariko Imana ibacungura ibinyujije muri Mose, ibaha amategeko ku musozi wa Sinayi, binjira mu gihugu cy'isezerano bayobowe na Yosuwa. Ariko benshi baza kwirengagiza Imana, haza abami, haza Sawuli, Dawidi, Salomo. Dawidi agirwa umwami ukomeye, kandi Imana imusezeranya ko hazakomoka umwami uzategeka isi yose n'iteka ryose, Mesiya. Abahanuzi nka Yesaya, Yeremiya, Danieli bihanangiriza Abayisiraheli, ariko babanabaha ibyiringiro by'agakiza. Mu isezerano rishya avugamo iby'inkuru y'umukiza Yesu Kristo. Isezerano ryaje gusorera muri Yesu w'i Nazareti, avukira i Betelehemu, akora yigisha iby'ubwami bw'Imana, akora ibitangaza, agaragaza urukundo n'imbabazi z'Imana, aragambanirwa, amanikwa ku musaraba, arapfa, ariko ibyo byari mu mugambi w'Imana. Yesu atwara igihano cy'ibyaha by'abantu, ku munsi wa gatatu arazuka, atsinda icyaha n'urupfu. Nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, gupfa, kuzuka ndetse no gusubizwa mu ijuru, hatangiye itorero rishya ryubakiye ku ntumwa ye Petero. Abigishwa ba Yesu Kristo, intumwa, batangiye kwamamaza ubutumwa mu bwami bw'Abaroma. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyandika itangiriro ry'itorero rikomeza n'imbaraga z'Umwuka Wera. Pawulo, wahoze urwanya Abakristo, yahindutse intumwa ikomeye, yandika amabaruwa, inzandiko asobanura ku kwizera Yesu Kristo. Ibyahishuwe n'iherezo ry'ibyiringiro. Ibyahishuwe, Bibiliya isozwa n'igitabo cy'Ibyahishuwe cyahishuriwe Yohana, kivuga ku ntambara, ku ntsinzi ya nyuma ya Kristo, gutsindwa kwa Satani, no ku iremwa ry'isi nshya, ijuru rishya, aho Imana izabana n'abayikoreye iteka ryose. Umuhanuzi Mose n'umwe mu banditse ibitabo byinshi bya Bibiliya. Ibitabo 5 bya mbere muri Bibiliya bifatwa nk'umusingi wa Bibiliya wandi magambo ndetse n'amategeko yose yanditswe muri Bibiliya. Niyo wanditse Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegeka kwa kabiri. Intumwa Pawulo nawe yanditse ibitabo byinshi mu isezerano rishya, yandika inzandiko n'amabaruwa 13 n'indi baruwa ya 14, ariko bamwe bavuga ko atari we wayanditse. Pawulo yanditse inzandiko nk'Abaroma, Abakorino ba mbere n'aba kabiri, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi,
Abakolosayi, Abatesalonike ba mbere n'aba kabiri, Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri, Tito na Filemoni, ndetse n'urwo rwandiko rw'Abalewi bamwe bamwitirira abandi ntibamwitirire. Bibiliya ivuga ibyo ku ngoma kwa mbere, ku ngoma kwa kabiri umuhanuzi nka Ezira, Nehemiya, Esiteri umwamikazi waturutse mu bwoko bw'ubunyagano, umukozi w'Imana nka Yobu wageragejwe na Satani ariko agakomeza kwizera ke. Havugwamo Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo ya Salomo. Iyi Bibiliya yari ifite abahanuzi bakuze kandi bakomeye, umuhanuzi nka Yesaya, ubutumwa bw'akarengane, urubanza n'icyizere kuri Mesiya, Yeremiya ndetse n'amaganya ya Yeremiya, Ezekiyeli, Daniel. Abahanuzi bari bato, Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya na Malaki. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27 harimo amategeko, kuva ku gitabo cya Matayo kivuga ubuzima bwa Yesu agaragazwa nk'umwana w'Imana, igitabo cya Mariko inkuru ya Yesu mu bikorwa byinshi, Luka inkuru ya Yesu kandi yanditswe neza, Yohana ibyakozwe n'intumwa, inzandiko za Pawulo harimo nk'inzandiko z'Abaroma, ukuntu agakiza ariko kubwo kwizera Yesu, Abakorino ba mbere, Abakorino ba kabiri, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, Abatesalonike ba mbere, Abatesalonike ba kabiri, Timoteyo wa mbere n'uwa kabiri. Inyandiko nk'iya Tito, Filemoni, Abaheburayo, inzandiko z'abahanuzi ndetse n'inzandiko rusange nka Yakobo, Petero wa mbere n'uwa kabiri, Yohana wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu, Yuda, ndetse n'ibyahishuwe nk'igitabo cya nyuma ndetse kivuga ibyihanurwa ndetse n'isenywa ry'isi, ibyerekeye iherezo ry'isi, intsinzi ya Kristo ndetse n'ijuru risha ku bizeye Yesu Kristo. Tugarutse kuri Bibiliya zindi twatangiye tuvugaho nka Bibiliya y'Abayahudi ifite ibitabo 39 mu Kinyarwanda, tubibara nk'iby'isezerano rya kera, nigira apokrifa cyangwa deuterokanoni, nibwo buryo Abayahudi bakoresha kugeza ubu. Bibiliya y'Abakristo Katolike nayo ifite ibitabo byinshi, bimwe byanakuwe muri Bibiliya yera, ifite ibitabo 73 mu isezerano rishya, harimo ibitabo 27, naho mu isezerano rya kera habamo ibitabo 46. Yongeraho ibi bitabo nka Tobiti, Yudita, ubwenge bwa Salomo, Wisdom, Sirake, Baruki, Makabesi wa mbere na Makabesi wa kabiri, n'ibice byongera kuri Daniel na Esiteri. Naho Bibiliya y'Abakristo Orthodox ifite ibitabo byose Katolike ifite, ariko ikongeraho n'ibi ibitabo bindi, Makabesi wa gatatu na Makabesi wa kane. Makabesi aza mu bice 4, haba Esdras wa mbere na Manase ndetse na Zaburi y'151. Bibiliya y'Abakristo b'Abaprotestant yo ifite ibitabo 66. Hari bimwe mu bitabo byakuwemo byose kubera Abayahudi batabyemeye, kandi Martin Luther yabishyize ku rutonde avuga ko bidafite umwimerere nk'ibitabo bya Bibiliya yuzuye nyakuri. Martin Luther umwe watangije impinduratwara y'amadini y'Abaprotestant mu kinyejana cya 16. Ibi bitabo yakuye muri Bibiliya yavuze ko bidafite imyemerere ihuye n'Abakristo b'iki gihe, ndetse n'Abakristo Katolika bo baracyafite bimwe muri ibi bitabo byose bya Bibiliya nk'Abakristo b'aba Orthodox ndetse n'Abakatolike. Ndetse Abayahudi bo ibitabo by'isezerano rishya ntabwo bigeze babishyira muri Bibiliya zabo, aho batigeze babyemera nk'ibyanditswe byera byavuzwe n'Imana. Bamwe bagiye babikoresha mu ndirimbo ndetse no mu byigisho, ariko ntibigeze bemera ko ari ijambo ry'Imana. Mu gusoza, niba warasomye Bibiliya ushobora kuba warasomye mu Batesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 16, aho bavuga ati mwishime iteka. Ni amagambo abiri gusa,
niwe murongo mugufi cyane muri Bibiliya mu byanditswe byose byera mu ndimi zose. Nanone niba warasomye Bibiliya ushobora kuba warasomye muri Esiteri igice cya 8 ku murongo wa 9, niwe murongo muremure cyane muri Bibiliya, ubarizwa mu magambo arenga 90 mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Ni muremure cyane kuko usobanura amabwiriza umwami Ahasuwerusi yahaye abanditsi kugira ngo bandike itegeko rigenewe imidugudu yose y'ingoma ye. Nk'uko ibya Bibiliya tutabivuga ngo tubirangize kandi ubwenge bwabyo butangwa n'Imana, ni nk'uko nataka kubasigira umurongo usigara ubafasha wanditse mu Befeso igice cya 5 ku murongo wa 15, bavuga ngo nuko rero mwitonde mumenye uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nuko ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'abera bose. Amen.